waba ushaka yuko umuntu yazajya kwandikira kuri WhatsApp ariko agahita abona ubutumwa bwawe automatically nubwo waba utari offline cyangwa se utari ku murongo nta na data ufite. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo wabikoramo mu masegonda make cyane. Akenshi hari igihe abantu benshi bakwandikira ariko wowe uri busy, uri nko gusinzira cyangwa se nta na data ufite. Ariko se byagenda bite niyo WhatsApp yawe ibishobora kuba yahita isubiza ubutumwa ku bantu bose bakwandikiye cyangwa se nyine bagukeneye? Rero tudatinze ngiye kubikwereka akantu ku kandi mu buryo bwizewe kandi 100%. Turaza hano urajya muri Play Store, ndakwereka akantu kandi uko bigenda. Muri Play Store rero turaza hano dushake hano handitse search, nk'ibisanzwe nyine nkuko iyo ugiye kwestaramo application bimera. Ubwo ndagira ngo tugendane akantu kandi kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo. Uze hano muri search hano hejuru ahangaha wandikemo WhatsApp Business. WhatsApp Business niyo ibikora gusa. Iriya WhatsApp Message isanzwe yo ntabwo ibikora. Iyi ni service ya WhatsApp Business niho bikoramo. Ubwo niba utari wifitemo niyo ushyiramo noneho Messenger uyisibe uzajya ukoresha business. Aka kantu karafasha cyane nyine. Okay, turandikamo WhatsApp Business gutya. Dore nuko nguko nyamyanditse WhatsApp Business. Ubundi ukande search aka kantu ko hasi k'ubururu. Ukanda search bahita bakuzanira hano nyine urebe iyi WhatsApp Business ifite akantu ka plus hejuru. Niyo business. Nubu nitameze gutya ubwo umenye ko ari Messenger. Noneho uraza urebe handitse install niba utayifitemo kubera ko ngiye nyifitemo bamaye open. Bamaye open. Wowe niba utari uyifitemo wari uyifitemo baraguha open cyangwa update. Urakanda update rero niba ita-updatinze. Noneho turata tuza hano muri WhatsApp Business, ujye hano nyine nk'ibisanzwe bandikira abantu. Noneho tuzo urebe hano hasi mu nguni hasi ahantu nze aka fresh aka kanditseho tools kameze nk'akazu. Aba ariko ukanda. Mara gukanda bahita bakuzana ahangaha scrolling wowe ushaka ahantu handitse greeting message. Dore ngaha twebwe baduhaye ahangaha greeting message. Urabona hasi handitseho ngo welcome new customer automatically. Ahangaha uhita ukanda selecting aho barata bakuzana ahangaha. Noneho weho uratureba aka kantu ko ku ruhande nanone gatano akangaka ukagire on eka nabereke akangaka uhita ugafungura gahindure ibara ryako kugira ngo nyine bizajye bita byisubiza. None nugafungura gutya tuza hano ha kabiri nanone handitse greeting message thank you for on your Gemtech. Urasanga handitsemo andi magambo, ukande kuri kano gakaramu ko ku ruhande bata bimera gutya. Naho bino byanditsemo usanga byanditsemo byose uhita ubisiba. Amagambo uri bwandike hano niyo abantu bazajya babona nyine. Urandikamo ibyo ushaka wifuza ko uzajya ubasubiza nyine. Yewe nshaka wenda gushyiramo bino bya muraho Gemtech kugira ngo abantu nyine bazajye mu gihe bategereje bazajya bari kureba video zanjye. Okay, wowe wenda urandikamo hello, wenda murakoze kutwandikira bla bla n'ibindi nyine murakoze kutwandikira. Niyo washyiramo ibyo gusa, wowe ushyiramo ibyo ushaka nyine yuko message mu gihe abantu bagutegereje bazajya baba bareba. Ariko njyewe ndashaka wenda bazajye bareba ama video yanjye ngenda nakiraho hano kuri no channel. Nayo niba utarakora subscribe ikore, nzajya bagezaho video nziza nk'izi ngizi. Noneho turashyiramo ibi ngibi nyine njyewe nibyo nshaka gushyira. Mushakiramo na link y'ahantu nyine ushaka ko bajya gushyiramo ibyo ushaka. Urabona dore nge ni iyi akankizeho akantu k'umutuku niyo bazajya babona. Noneho tuzu urebe hano hejuru handitse save hejuru mu nguni wanunze utu fresh ukande save. Ukanda save ubwo urabona ba change saved biraba byabaye nyine byarangiye. Mu gihe uzajya udafite utari kuri online cyangwa se na internet ufite, umuntu akakwandikira azajya ahita abona ubutumwa wanditse hariya. Mu buryo bw'ikoze nyine na data bisaba ngo ufite data cyangwa iki bizajya byikora. No wenda reka turebe nka muri WhatsApp Messenger nandikiye iriya ngewe nyine kuntu bizajya bigaragara. Dore nuko bizajya biza muraho ya message nashyizemo ahandi. Urabona niyije biza gutya neza nyine 100%. Umuntu kwandikiye azajya abona ibyo wanditsemo hariya. Ngo murabona ko byakoze.
dore yaba afite WhatsApp Messenger we, yaba afite business biraza we, ibyo ntago bigombera ngo ni iyihe WhatsApp akoresha. Ariko wewe kugira ngo kari ugafungure kaga option ka tools kaba muri WhatsApp business. None mbahe bonus rero. Bonus nayo urayikeneye ndabizi, uraza hano hejuru ku tudomo dutatu na Messenger birakora, ariko noneho urebe ahantu handitse setting, ujye muri setting, ngiye kukwereka ukuntu wasiba ibintu nyine byuzuza telefone yawe kuri WhatsApp kandi utajya ukenera nyine utabizi, ariko bikaba byibitse muri file wowe utabizi, bikaba bimara umwanya wa device yawe cyangwa se telefone yawe. Uraza hano muri setting, none urebe hano handitse storage and data, ukandeho uhita ureba hano hejuru handitse manager storage. Ahangaha ngira ngo murahabona, nugusiba imyanda yose nyine ya WhatsApp, ibintu bagiye bakohereza, ibyo wohereje biguma muri telefone yawe, ugasanga ibintu birimo inshuro nyinshi kandi utabizi. Rero nukanda hano batabaguha abantu nyine mwagiye mwandikira nama, niba ufite ibigroupe byohereza ibintu byinshi, nyine ibintu bimara umwanya wa telefone yawe nibyo biza hejuru. Twebwe rero icyo dukora ni iki? Twebwe turareba wenda nyine dukandeho gutya ati bakuzanira nyine ibintu byinshi wagiye bohereza, ibyo wohereje, ibyo bakohereje by'ama voice note. Rero tuzi urebe hano hejuru handitse select all. Niba ari ibyo ugikeneye uragenda ubikura, uretse ko nyine byinshi biba biri no muri device yawe n'ubundi kandi nibihava. Utukanda hano delete, baguhe wenda delete ni copy, ukande kano hazemo akavi hano handitse delete ni copy, nawe tukanda delete kugira ngo byose nyine byisibe bive mu nzira. Tukanda hano handitse delete, dutegereza akanya gatoya, bom, urabona ko byavuyemo ubu ngubu. Storage yacu nyine iriyongera ikazajya ikora neza. Ubu ni nkaho nyine irahumeka, ugenda ubikora no mu yandi machat nyine agiye atandukanye. Murakoze rero, twabanye nitwa James. Niba urebye iyi video kugeza irangiye, kanda subscribe kugira ngo nzajye nkomeza mbazanira ibintu byiza cyane. Video yacu yo nakagaruka kandi ndabashimiye by'umwihariko. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.